ninjye ubasuhuza. Guys, hari ibintu rero bimaze iminsi bisirikira kuri social media bigenda hirya no hino mu matwi y'abantu, bikaba ari byo bimaze iminsi birimo cyane kabisa. Ni ibintu biri kuvugwa mu bakozi, sinavuga abakozi b'Imana, ahubwo ni abakijijwe, cyangwa se nimvuga abakijijwe wumve ba bantu baba barakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Ariko si n'ibyo gusa, ahubwo noneho bakiyemeza akavuga bati tugiye gushinga urugo, bagakora imihango yose isabwa kugira ngo umuntu ashinge urugo, yemewe gusaba no gukwa, ndetse no mu rusengero hose bakagera, no mu rukiko bakagerayo. Nta bindi rero, ni inkuru iri kuvugwa ku bantu bitwa n'uyu Vitali n'umuntu witwa Plaisir ndetse n'abagore babo, aho byabaye saga mu minsi ishize. Turavuga tutese za nkuru zo mu barokore tutajyaga tubona, noneho ahari ubanza zigiye kuzajya zijya hanze, kuko nkeka ko bigiye hanze, ariko bijya hanze aba bantu bavugwamo bose bafite ibinyamakuru byabo kuri YouTube. Ngira ngo ari Vitali afite YouTube channel yitwa Imemburo TV, ndetse n'uyu Plaisir we rwose navuga ko yanatangiye kera, afite TV yitwa Zaburi Nshya. Abenshi barayizi, ni YouTube channel iri gukora neza, cyangwa se yatangiye mbere, cyangwa se inakora navuga iri kuri top hejuru. Rero bimeze bite? Ibintu byatangiye bivuga ko Plaisir yaba yarasenye urugo rwa Vitali, kandi nyamara ari inshuti. Nituvuga inshuti wumve ko ni kwa kunda abantu nyine baba hari abacuti nyine, hari abajama, ariko ukibaza nanone, ese ubucuti bw'abantu bugarukira hehe? Ese ubundi byaba ari nka bya bindi ngo Kikuracho ya ndirimbo ntabwo nzi bikurikira, ariko biba bivuze ko inshuti yawe ariyo mwanzi wawe, ariyo iguhemukira. Icyabaye rero, ngira ngo nari nabihaye umwanya kugira ngo mbanze menye aho byerekera, mbanze menye ibyo ari byo neza, kuko numvaga bidasona neza mu matwi kumva nk'abantu bo mu barokore bari gucana inyuma gutyo. Noneho abantu bazwi, ngira ngo Plaisir ngo bakuriye korali iririmba ku rusengero, urumva ni ibintu biba bidasona neza. Hari n'igihe ushobora gukeka wenda ko bababeshyira n'iki, ariko ngira ngo byaje kuba ukuri koko, kuko n'umugore wa Vitali koko yagize icyo abivuzgaho. Ngira ngo muri bubyumve mu gice cya kabiri ibyo yavuze, kuko yemeza ko atakiba mu rugo rwe, anemeza ko nyine yabaye agiye mu rugo, ariko igitangaje ni uko aruvamo ngo nta muntu n'umwe yabwiye. Guys, reka rero tubihere ku ntangiriro. Ngira ngo twabikomejeho ko Vitali ndetse na Plaisir, uyu Plaisir bibutsa ko nyine ni nawe yakoze ubukwe mbere ya Vitali, basanzwe ari inshuti, buri wese yanafite YouTube channel, bahana ibiganiro. Ngira ngo n'ubukwe yabo bwa Vitali yabo bwa Plaisir ushobora kububona bwose uburyo bwari bumeze kuri Zaburi Nshya ya Plaisir. Icyaje kuba rero, biravugwa ko nyuma y'uko Plaisir ashakanye n'umugore we, ndetse rwose bakamarana igihe kitari gito, Vitali nawe ngo yifuje gushaka umugore ngo mwiza, ngo usa n'umugore wa Plaisir. Nimba ivuga gutyo wumve ko ariko abandi banyamakuru bari kubivuga, ngo najya mbivuge gutyo, ariko ni ukuri batohoje kuvuga ngo Vitali yifuza umugore ngo uteye neza, mbese umugore mwiza ngo nk'uwa Plaisir.
rero umugore araboneka barateretana, umugore akajya amubwira ati ubwo nyine ngo yaje kwibonera ako kana nk'uko yabyise, ako kana nk'uko abanyamakuru babyise, ngira ngo ni abanyamakuru. By the way, inkuru turayikesha GB Rwanda, niba babashije gutohoza akamenya bimwe na bimwe. Ako kana rero ngo kakamubwira ko nyine ngo nyina ngo ntagakunda, ngo atakariye ishuri. Umusore nawe aravuga ati mwana mwiza humura, nzaguhoza amarira nzaguhoza amarira. Hanyuma rero ngira ngo abari bukurikire cyane mu biganiro biri kuri Zaburi Nshya, yahawe ikiganiro, ndavuga uyu Vitali n'umugore we. Vitali yahawe ikiganiro mbere y'uko bakora ubukwe, aho yari ari kubazwa na Brezil, amubaza ati uyu mugore wawe mugiye gushakana, kubona ukuntu ari mwiza, ubwiza bwe abantu bose barabureba, ubu nta bisambo, cyangwa se yavuze amazina y'abagabo nyine baba badasobanutse bagenda baheheta, nta bisambo bishobora kuzakwinjira, ubyiteguye ute mu guhangana nabyo, cyangwa se urabibona ute ibyo bintu nibiba? Noneho akantu kanariye abantu, hari aho agera akamubaza ati ubu bwiza bw'uyu mwana, uyu mukobwa ni mwiza, abantu bose, arongera ati bose baramureba, ntabwo ari wowe gusa umureba. Arongera avuga ati abantu bose nanjye nihereyeho baramureba, ubu ngubu twemerewe kumureba, ntabwo muri abana, wenda igihe byaciyemo ntituzaba tubyemerewe. Urabifata ute kuba ufite umugore abantu bose bari kureba ko ari mwiza, nanjye nihereyeho? Ni akantu kagarutse, abantu baravuga ati nyamara Vitali yari yabwiwe yanga kumva. Ni nko kuvuga ati muri abo bose bamureba bakabona ko ari mwiza ndetse bakumva bamutereta, ninjye wa mbere ku rutonde. Vitali nyine yasubiza gutyo nyine yisekera ati ni ibintu biri aho gusa. Biravugwa ko nyine Vitali yakomeje nyine, urumva ni mbere yuko wa mukobwa abana nande na Vitali, biravuga ko Brezil yakomeje nyine kuzajya akurikiranira hafi, kandi ubwo Brezil bavuga afite undi mugore basezeranye imbere y'amategeko, akarenga akajya gukurikirana ibyo kwa Vitali, by'umugore wa Vitali. Guys, iyi nkuru uramutse ufite hari amarangamutima hafi wanarira, kubera ko bose ngira ngo muri bubabone ku ifoto, bose ni abantu bafite abagore beza pe, ariko umwe akarenga akajya gukurikirana ibyo ku mugore wundi. Kandi noneho si ibyo gusa, ahubwo noneho ni umugore w'inshuti ye. Urumva ahantu bikomerera, abantu rero benshi bakibaza bati ubundi ibyo bintu by'ubucuti byateye aho inshuti, aho kugira ngo igufashe iti wubake ugire ibi n'ibi, ahubwo iguca inyuma ikaza kugusenyera. Ubwo bucuti ni nyabaki? Biravugwa ko rero na nyuma y'uko Vitali n'umugore we basezeranye, ngira ngo umugore we yitwa Diane, habayeho agatendo aho Brezil yabasuye, mu gihe umugabo nyine yaragize akagahunda gatuma asohoka mu rugo ariko atari butinde, yagaruka agasanga mu ntebe rwambikanye. Nimvuga ngo rwambikanye wumve neza ko ni bya bintu utakwifuza ko umushyitsi wagusuye akorera umugore wawe. Ni ibintu nk'ibyo. Bikongera bikanavugwa ko Brezil ngo hafite ahantu ngo inzu ngo abikurikiraniramo
n'uwo mwari mbere y'uko basezerana na Vitali, ari naho umugore wa Plaisir ko hari inshuti yamuriye akarati, nyamara umugabo wawe mubonye ahantu. Umugore nawe ati, umugore mu kubyumva ntabwo ari ubwa mbere byari bivuzwe, ntabwo ari ubwa mbere yari aketse uwo mukobwa n'uwo mugabo. Afata iya mbere jugujugu agerayo aranabafotora, arabyibonera aranabafotora. Muri make biravugwa ko n'urugo rwa Plaisir rwarangije gusenyuka, kuko umugore nawe yavuze ati sinakwihanganira ibi bintu. Guys, ibi bintu noneho sinzi kabisa. Urumva deja ni ingwe ebyiri zishobora kuba zisenyukiye rimwe. Urumva ni agahinda, ni akamaramaza kabisa. Niwitegereza ubukwe bw'aba bombi, yaba gusaba no gukwa, yaba muri reception, ni ibirori byari byiza pe. Ariko nanone bikavugwa ko umugore wa Vitali yagiye mu rugo ajyanye imyenda yonyine. Ukibaza yari agiye kubaka. Ikindi cyagarutsweho rero mu biri kuvugwa hanze aho, byavuzwe ko na mama w'uwo mukobwa Diane, navuga ko ibyo byose yari abiziranye n'umwana we, cyane ko urumva Diane yakomeje abwira umugabo we ati, mama wanjye ntabwo nkunda, ntabwo yandiye, ntabwo tuvugana neza. Nyamara bikavugwa ko Plaisir yagiye yumva umugore we narimvuze Plaisir, Vitali yagiye yumva umugore we aganira na nyina, amubwira ati, mama dore ibintu bimeze neza, byagenze gutya na gutya, twakoze ibi, twakoze gutya, ibintu nk'ibyo yaragiye abyumva. Vitali ari naho yatangiye gukeka ati, ibi bintu ubanza birimo akabazo. Mensi ya Vitali akagenda anabona message kuri telefone y'umugore we, message zimubwira utuntu tw'urukundo, utuntu nk'utwo. Yabibaza umugore we akamubwira ati, sheri, aba ni abantu twaganiraga kera, byarananiye kubareka. Umugore ujya kubaka bikamunanira gusezera cyangwa se kuva ku byo yari arimo byose ngo yubake. Wakwibaza uwo mugore afite 17, 15. Ikintu gitangaje ni kimwe, nuko ubu tuvugana afite imyaka 26. Ngira ngo abareba ku ifoto ushobora kugira ngo ni umwana koko, yego arasa n'abana, ariko nta mwana wubaka. Umuntu wese ugiye kubaka urugo bivugwa ko abakuze. N'ibyavuga byose umuryango wenda ngo wamushuka n'ibiki, ukamuteramo ibintu ngo akora gutya, gusa uwo yaba ari umugore nyabaki uhaguruka agiye kubaka atabasha kwitekerereza ibyo agiyemo. Guys, ni ikibazo. Noneho rakaba ibindi byavuzwemo ariko bitagarutsweho cyane, bibi cyane. Noneho ngo ushobora kuba haba hanazamo ibintu by'amoko n'iki. Ibyo natwe kuko bitavuzweho cyane turabyihorera. Ariko ubu tuvugana, umugore amaze kugira icyo abivugaho. Mu minota mikeya murumva icyo yabivuzeho n'ukuntu yabibonaga, n'ukuntu ibintu bisekeje cyane, ukuntu ngo yagize gutya akava mu rugo nta muntu n'umwe agishije inama. Bakwibaza, uyu mugore yari afite marene, uyu mugore yari afite mama we, se yamugishije inama? Ese mama we yamugiriye inama? Papa we se we yamugiriye iyihe nama? Amubonye mu rugo azi ko yamushyingiye, akabona agarutse mu rugo, yamubajije iki? Ese nyirabukwe we? Guys,
sinzi iyi nkuru iracyari mbisi, ngira ngo bimaze iminsi itari mike mvuga nti reka nitonde menye aho byerekera, ariko guys sinzi story zo mu barokore ntitwajyaga tuzibona, ariko ndakeka ko tugiye kuzajya tuzibona cyane cyane, kandi ba nyirazo nibo bazajya bazishyirira hanze. Guys, reka rero mu kanya gato cyane ndabaha igice cya kabiri kivuga icy'umugore wa Vitali abivugaho. Ngira ngo akandi kantu nari nibagiwe, hari telefone. Ubwo mu gihe cyo kugenda k'uwo mugore habayeho akantu kameze nk'aho ari ugutega umutego. Hari telefone Vitali yari yaguriye umugore we, ubwo bamaye iPhone, barabizi ko hari igihe ujyana iyo wari utunze bakagusimburiza indi ukongeraho make, indi yisumbuyeho. Umugore yari yasize iyo telefone, ubwira umugabo ati mugabo mwiza jyana iyi telefone bayimpindurire, ariko umugabo ageze asanga muri ya telefone muri pochette umugore yibagiriyemo indangamuntu ye, arayibona neza, aravuga ati amaze kugura indi arongera afata ya ndangamuntu ayisubiza muri pochette, aragenda arataha. Ntageze mu rugo ashaka umugore araheba, none anasanga umugore yajyanye ibye byose. Sinzi kabisa, sinzi abantu bubaka muri iyi minsi. Gusa mbibutsa ko ruracyari uruhande rumwe, ngira ngo no ku ruhande rwa Vitali buriya agomba kugira icyo abivugaho, kuko ibintu iyo byabaye hagati y'abantu babiri buriya kugira ngo ubimenye wumva impande zombi nibyo byiza. Guys, rero reka mbe pariki gatoya, mu kanya gato ndabaha part 2 y'uburyo umugore yisobanuye. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirane Your Part TV, nakagaruka. Turabashimira cyane gukora subscribe, share